ni ku munsi w'ejo nababwiraga yuko Gafaranga yitabiriye urukiko i Nyamata, aho yarakurikiranyweho icyaha cyo gukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Rero urubanza twabibonye yuko rwabaye mu muhezo. Ese urwo rubanza rwabaye mu muhezo rwagenze gute? Hafashwe izihe ngamba? Ese byagenze gute? Turagiye kubicamo rero twihuse turebe ese ku mpande zombi byagenze gute. Ese ubundi urukiko rwanzuye iki? Urukiko rwategetse ko Bishop Gafaranga afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Iminsi 30 y'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamata mu karere ka Bugesera kuri uyu wa 23 Gicurasi 2025 twategetse ko Habiyambere Zashiye, sinzi niba ndimo kubisoma neza, wamenyekanye nka Bishop Gafaranga afungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe ategereje kuburana mu mizi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Bishop Gafaranga ku itariki ya 7 Gicurasi umwaka 2025, ariwo uyu nguyu turimo, rumukekaho ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubushinjacyaha bushinja Bishop Gafaranga icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ndetse no guhoza ku nkeke uwo bashyingiranywe. Ibi byaha ashinjwa kubikorera umugore we Annette Murava. Ubwo yageraga mu rukiko ku ya 22 Gicurasi, ubwo hari ku munsi w'ejo twarabibabwiye, ubushinjacyaha bwerekanye ibimenyetso birimo raporo y'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze igaragaza ko bombi bagiranaga amakimbirane, ndetse na raporo ya muganga igaragaza ko Murava afite agahinda gakabije katurutse ku ihohoterwa. Turakomeza. Ubwo ni uko ubushinjacyaha kandi bwasobanuye ko Murava yakubiswe na Bishop Gafaranga tariki ya 19 Mata cyangwa mu kwezi kwa 4, ariko twavuyemo, bishimangirwa n'igikomere afite ku ijosi ndetse no kuribwa mu nda. Ku cyaha cyo guhoza ku nkeke, bwasobanuye ko Bishop Gafaranga yitaga umugore we ikigoryi ndetse akamubuza uburenganzira afite ku mutungo w'urugo biturutse ku kuba yaranze ko bagurisha inzu yabo iri i Nyamata. Mukomeze mwumve neza. Bishop Gafaranga yahakanye gukubita no gukomeretsa umugore we. Asobanura ko icyakoze urugo rwabo rwatangiranye ibibazo byatumye habaho kutumvikana. Uko nguko niko Gafaranga yireguraga yisobanura. Uruhande rw'uregwa rwagaragaje ko adakwiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, ndetse ko iyo dosiye itari ikwiye no kujya mu rukiko, kuko aya makimbirane yashoboraga gukemurwa n'imiryango. Bashoboraga kuba baganira mu miryango. Urabizi yuko ibintu byose ntabwo bikemukira mu butegetsi, hari babyunga mu miryango bikaba byakunda. Urukiko rwasanze
kuba Bishop Gafaranga yaravuze ko urugo rwe na Murava rwatangiranye amakimbirane, akemera ko atahaye agaciro amarangamutima y'umugore we. Iyi mvugo yemera ibyaha mu buryo buziguye. Rwagaragaje ko kuba Murava Annette, umugore wa Bishop Gafaranga, agaragaza ko yakubiswe na Bishop Gafaranga, akamwaka telefoni, akamukubitira ku gitanda, bikagera aho ata ubwenge, ndetse no kuba uyu mugore afite igikomere, nabyo bishimangira impamvu z'uko uregwa akwiye gufungwa by'agateganyo. Urukiko kandi rwibukije ko Bishop Gafaranga yiyemerera ko yatse Murava telefone kugira ngo ayigurishe, bityo ko nabyo byongera ku bihamya bigaragaza ko umugore yahohoterwaga. Dukomeze no hasi, Bishop Gafaranga Bishop Gafaranga na Murava usanzwe ari umuhanzikazi bashakanye muri Gashyantare umwaka wa 2023. Umugore yari yaramenyesheje ubushinjacyaha ko yababariye umugabo we kugira ngo ataburanishwa, ariko bwo bwagaragaje ko ashobora kuba yarabitewe n'igitutu. Ubushinjacyaha bwagaragaje kandi ko Murava afite ihungabana, bityo ko atakwifatira icyemezo. Bityo uwitwa Bishop Gafaranga ariwe Habiyambere yakatiwe igifungo, se tugite ni igifungo, ariko yakatiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, ubwo bakazongera kumenyekanisha igihe azongera kuba yaburanira, kuko bisa nkaho ibyaha byo guhohoterwa rwose bimuhama. Ubwo dukomeze dutegereze imyanzuro y'urukiko kuri Bishop Gafaranga. Mukomeze mugire ibihe byiza.